nibwiye Aburahamu na Isaka na Yakobo mbabwira ko ndi Imana yabo, ariko hari irindi zina ntababwiye, Imana ishimwe. Sinigeze mbabwira ko ndi Uwiteka Imana ishobora byose. Na Farawo uzabimubwira, nzabwira ngo ndi Uwiteka Imana ishobora byose. Bivuze ngo ubwoko bwanjye wafatiriye, ubwoko bwanjye wahinduye, ukabahindura abakozi bawe, ukabahindura abaretwa, gutaka kwabo kwarazamutse kungeraho, gutaka kwawe kuzamuke kugere ku Mana. Shebye Imana aha nasomye iri jambo nanjye numva nanezerewe. Imana ibwira Mose arambwira ngo njyewe nabwiye Aburahamu, mbwira Isaka, mbwira na Yakobo, mbabwira ko ndi Imana, ariko sinigeze mbabwira irindi zina ryanjye, sinigeze mbabwira ko ndi Uwiteka Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Iramubwira rero, Imana ibwira Mose, iramubwira ngo umva, njyewe ibyo ngibyo uzabyibonera n'amaso yawe, ibyo ngibyo nta wundi uzabibona, ibyo ngibyo haleluya, ibyo ndi kukubwira uzabirebesha amaso yawe. Njyewe ubwoko bwanjye nzabukura muri Egiputa, ubwoko bwanjye nzabukura mu maboko ya Farawo, nzabukurisha amaboko yanjye menshi, ariko nzagira gute? Nzabuvanayo. Ntuzemera ko inyoni kunyaho ngo nimara kukunyaho inakwarikeho. Nirukanye uwo muzimu mu izina rya Yesu. Inyoni ntikakunyeho ngo nirangize inakwarikeho. Tokateka cina Yesu. Inyoni ikuneyeho urabyemeye, nirangize inakwarikeho ugendane icyari cyayo. Akarakarakara ndaguhakaniye, ntabwo tuzemerera Satani naho Yesu nashimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu aho muri hirya no hino. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nkuko musanzwe rero mubizi, dusoma ijambo ry'Imana tukabwira abantu inzozi, hanyuma njya kuvuga ngo nawe ushaka kurota cyangwa se hari ubusobanuro, hari ukundi kuntu ushaka kuba ubyumva. Intekerezo zawe, inama zanyu ziba zikenewe. Amahoro y'Imana nakomeze kubana natwe. Rero reka tudatinze twumve ikimana dushakaho, twumve ikimana ivugana natwe muri iki gitondo. Njyambwira abantu, nkababwira ngo ibintu byose bizashiraho, ariko imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo ntabwo bizakurwa ku bantu bayo. Imana yacu nishimwe. Aho rero ubwiza bw'Imana, urukundo rw'Imana rubane namwe. Ndabashuje cyane. Amazina yanjye rero uko musanzwe mubizi, amazina yanjye ni Mushumba. Mu by'ukuri hari hashize igihe kinini, rwa rugendo rurerure, ariko dushimana ko twongeye kugaruka aha hantu duhumeka umwuka w'abazima, tutarishwe n'ibyaha. Abantu benshi baba bapfuye, abantu benshi baba batagihumeka, abantu benshi baba barwaye, abantu benshi biba bigoye, ariko turasenga tukavuga ngo wowe ubabaye, wowe urushye, wowe uremerewe, sanga Yesu akuruhure. Hamagara Yesu akuruhure. Wabwiye inshuti ntizakumva, ubwira abavandimwe ntibakumva, ubwira imiryango ntiyakumva, ariko mu izina rya Yesu bwira Yesu inshuti yawe. Ngo arakunda afasha abashavuye. Ni ukuri Yesu arafasha abarushye, arafasha abantu barushye, arafasha abantu baremerewe. Nimuhumure, Yesu arabazi. Nimuhumure, Yesu ntabwo yabibagiwe. Nimuhumure, Yesu ntabwo yabataye. Imana yacu nishimwe cyane. Rero inzozi z'uyu munsi turi gushaka kuvugaho ni umuntu waba yarose aragiye inka, ariko za nka yararagiye zikajya zimucika, zikajya zijya kona. Murabizi, mbwira abantu nkabwira ngo ushaka ko wararagiye ukaba ubyirengagiza, ubu uri mu cyaro kera iwanyu hirya wararagiye, ukajya inka zikajya zigucika zikajya kona. Urabizi ukuntu byagendaga, baragukubitaga, ntabyo kuvuga ngo baraguhereza, ntabyo kuvuga ngo barashyiramo iki. Iyo boneshaga, bamara konesha imyaka y'abandi, hanyuma umuntu woneshereje akajya kukurega. Urabizi inka nubwo zabaga zikubonye, kwari ugukubitwa kandi ugakubitwa uvuye no ku murimo. Ariko turashima Kristo ko nubwo twakubitwa turi ku murimo wayo, nubwo twakubitwa, nubwo twababazwa turi ku murimo wayo, nagira ngo batangarize yuko Yesu azatwomora. N'inguma abantu badushyizeho, inguma abantu baduteye, umwami wacu Yesu azazomora. Rero tugakubitwa, nta muntu uri butwomore, ntawe uri butuvuganire, kandi tuvuye no ku murimo. Byaragahinda gateye ubwoba, ariko turashima Imana, turashima Kristo ko ari umwami. Yesu azatwomora. Hanyuma rwose ubwo ngubwo nanjye mba nibutse ukuntu nabaga ndagiye, namara kuba ndagiye inka ikancika, nkaba ndi kumwe n'abandi bana turi kwikinira nk'agapira tiyongewe mu kabande, hanyuma twarangiza inka ikaducika, ikabijya nko mu myaka y'umuntu. Umuntu ubwe yakwifatiraga. Hari igihe yasaga wamubona ukawufumijemo, ukaba urirukanse ukamucika, ariko ukavuga ati n'uwo wamucitse arabibwira mu rugo, bari bunkubite nk'iz'akabwana kane mu kiraro cy'inka. Ariko nta kundi nyine byagendaga. Ubwo munsi wabaga wagenze nabi, baravuga ati umunsi ngo ndazirya uko byagenda kose. Ubwo habaga habayemo kurangara, twabaga twigiriye mu bindi, ugasanga
usanga icyatujyanye, usanga inshingano zatujyanye niba ari kuragira biraducitse zigiye kora. Rero bishatse kuvuga iki? Nawe uyu munsi ushobora kuba waryamye ukarota ubona uragiye inka zikaba zigucika, zikajya rwose zikajya kora. Reka mbwize ukuri, Imana iturengere kandi Imana idutabare. Mu by'ukuri ushobora kuba hari inshingano ufite, ushobora kuba ufite inshingano mu rugo iwawe, ushobora kuba ufite inshingano mu itorero, ushobora kuba ufite inshingano mu kazi, ushobora kuba hari ibyo ushinzwe gukora, ariko ntabwo uri ubikora neza. Urarangaye, sinzi ibintu bikurangaye, urangajwe n'iki ko inshingano zawe utarimo zikora neza. Wowe uragiye inka, mu by'ukuri uragiye inka, ariko mu kuragira inka urarangaye, inka zigiye kona, zigiye mu myaka y'abandi, zirimo zirangiza iby'abandi. Reka nkubwize ukuri, ndimo ndakubaza niba hari inshingano ufite. Ushaka ufite inshingano mu rugo iwawe, ushaka ufite inshingano ku rusengero, ushaka ufite inshingano mu kazi. Mu by'ukuri icyo turi kureba, ufite inshingano. Hanyuma izo nshingano, izo responsibility, ese urimo urazikora neza? Kuko iyo mvuze ibyo, buri muntu wese yitekerezaho, buri muntu wese agomba kwirebaho. Suzuma urebe niba inshingano wahawe, ushobora kuba warazihawe n'Imana, ushobora kuba warazihawe sibye ko abantu bibwira ko ibyo barimo bakora cyangwa se ibyo barimo ari ubushobozi bwabo, ariko nayo ngutangarize ko ibyo ukora byose ni ubushake bw'Imana, n'Imana yabigizemo uruhare. Hanyuma njye ndimo ndibaza, abari mu murimo w'Imana, abaririmbyi, abadiyakoni, abapasiteri, abakristo, inshingano mwahawe murimo murazikora neza? Uwahawe inshingano yo guhugura, urimo urahugurana ubugwaneza? Wahawe inshingano yo kubwiriza abantu, urimo urabwiriza? Urimo urabikorana umwete? Igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo abasenga Data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Reka nkubwire, mufite ubwoba ngo insengero bari kuzifunga, nibazifunge. Njye narabibabwiye, ndababwira ngo insengero ntabwo ari izi tujya gusengeramo. Insengero ni imitima yacu, bazazifunga kandi dukomeze dusenge. Mwihangayika, ahubwo nuko mutaramenya, ntabwo muramenya insengero icyo ari cyo, ntabwo muramenya ukuri uko ariko. Birakwiriye rero ko umenya urusengero ni uruhe, kuko Imana izatwiyereka, Imana izabana natwe, Imana izagendana natwe. Imana nishimwe. Rero ndimo nkubwira ngo ongera ukore inshingano zawe neza, ongera ugaruke mu nshingano zawe neza, kuko urarangaye. N'ibiki bikurangaje? Niwe mudayimoni, niwe muzimu uri kukurangaza muri iyi minsi, uri gutuma udakora inshingano zawe neza? Niwe muzimu, ni izihe ntambara uri kurwana ziri gutuma udakora inshingano zawe neza? Ndirukanye, ndakubise, ndashwiragije, rukinanyana pokateka cenara Yesu. Nirukanye umudayimoni, nirukanye ubazimu, nirukanye izo karande ziri gutuma utabasha gukora umurimo w'Imana neza, ibintu birimo bikurangaza. Ndabyirukanye mu izina ry'Umwami wambambe Karuvali Golgotha. Ndabyirukanye mu izina rya Yesu. Mubi imbere y'Imana, Elohim Adonai, tangira akaba n'iherezo. Yavuganye natwe, avuga natwe ko azatugira neza, kandi ntibyarangiye, aracyakora. Imana yacu nishimwe. Haleluya, haleluya. Nabasuhuzaga rero, nababwiraga iby'inzozi, nkabwira uko ibintu bimeze. Rero mwongere mugaruke, mwongere muze imbere y'Imana, mwongere mutekereze, mwongere mwibazeho, mwongere murebe niba muri mu nzira nziza, mwongere mwitekerezeho, mwongere icara wisuzume wowe ubwawe, urebe niba inshingano wahawe niba urimo uzikora neza. Nta muntu udafite inshingano. Abashumba si bafite inshingano, ababwiriza butumwa si bafite inshingano, abadiyakoni si bafite inshingano, abaririmbyi si bafite inshingano, abakristo si bafite inshingano, abahanuzi si bafite inshingano. Nawe inshingano, nta mukristo, nta wemera Kristo, nta mukunzi w'umusaraba ubaho utagira inshingano. N'uyu n'umwe ntaba. Ahubwo banza mutazi inshingano zanyu, ariko mva nkubwira, inshingano zawe zikore neza, kuko nizo uzagororerwa. Tuzambika amakamba kuko twakoze imirimo yacu neza, kuko twakoze inshingano yacu. Hari amakamba tuzambara kuko twabwirije abantu, hari amakamba tuzamara kuko twahuguye abantu, hari ikamba uzambikwa kubera ko abantu bahuguranye ubugwa neza, kuko abantu bababwiye ijambo ry'Imana, bababwiye iby'agakiza, bababwira ibya Kristo, babwira Kristo ari we. Imana yacu nishimwe. Rero inshingano zawe zikore neza, aho uri uzikore neza. Nta muntu n'uyu n'umwe udafite inshingano, nta muntu n'umwe udafite inshingano. Ahubwo abantu ntabwo bazi inshingano zabo, ahubwo abantu ntabwo bazi icyo bakwiriye gukora. Ntabwo dukorera imirimo y'Imana, ntabwo tuyikorera mu rusengero, ntabwo imirimo y'Imana ntabwo tuyikora twagiye gusenga gusa. Aho waba uri hose, aho wagenda hose muri sosiyete turimo, aho wirirwa umurimo w'Imana wawukora. Waba ambasaderi, waba umwambasaderi mwiza w'Imana, Imana ikanezererwa, Imana ikishima. Aho ukora vugira Imana neza, aho wirirwa vugira Imana neza, aho ugenda vugira Imana neza. Wisanga abantu basebya, wisanga abantu bavuga nabi, ngo nawe ngo witeranye nabo. Ahubwo babwire Kristo ari we, babwire imbabazi z'Imana, babwire urukundo rw'Imana, babwire gukora kw'Imana.
njya mbona abantu hano ku ma social media batongana bicana basebyanya bagira gute, ariko ibyo nta rukundo rubirimo, nta rukundo rubirimo. Nubwo muri gushaka wenda ubuzima, muri gushaka amafaranga, muri gushaka iki, ariko ibyo byose umenye ko n'ingororano muzazibona. Niba kuko umuntu yarakoze ibintu ukabizi neza, musanga umuhugurane ubugwaneza, wimuteza rubanda, wimuteza abantu, kuko ibyo bintu bijya kuba ntibyigeze biba ku karubanda. Ushaka kuba warabibonye wenyine, ushaka kuba mwarabikoranye, ushaka mukwiye hagati yanyu kwicara mu mpamvu muri mu Rwanda rw'amagambo ku ma social media mukaruhagarika. Imana ibarengere kandi Imana ibatabare. Igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo abantu basenga Imana, ariko bakayisenga mu buryo bwagutse, abantu bakamenya ko Imana ari inyembabazi, bakamenya ko Imana ari urukundo. Reka dusomerere ijambo ry'Imana kugira ngo dusoze cyangwa se dupfundike uyu munsi, tubwira abantu imbaraga z'Imana, tubwira abantu gukomera kw'Imana. Imana ni kimwe rero. Maze iminsi mbabwira igitabo cya kabiri cya Mose, aricyo cyo Kuva, mbabwira ngo Imana izabana natwe, Imana izagendana natwe, Imana ifite aho ituvana kandi ifite n'aho itujyana. Mbwira abantu nkamwe ngo turi inzererezi, turi mayibobo, ntabwo turi inzererezi, ntabwo turi inzererezi, turi abana b'Imana. Imana ifite aho ituvana, ifite n'aho itujyana. Imana ifite amacumbi, Imana ifite amazu, Imana ifite aho kudushira. Imana ishimwe, Imana ntihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cya kabiri cya Mose, ni igice cya gatanu, igice cya gatandatu. Ndavuga ngo muba amasirimu abantu muvuga ngo dusome ibice bitandatu. Ibice bitandatu bivuze ngo urahera ku gice cya mbere usoma, cya kabiri usome, undi ugera ku cya gatandatu. Ntidusome ibice bitandatu, ahubwo turasoma ku gice cya gatandatu. Imana nishimwe. Hanyuma dusome duhereye ku murongo wa mbere. Titire yayo ivuga ngo ikirere, Imana yongera kubwira Mose izina ryayo ikamutuma. Imana ishimwe. Imana yongera kubwira Mose izina ryayo. Ndashimye Imana ahantu nafashije. Imana yongera kubwira Mose, yaramubwiye bwa mbere, yaramubwiye ngo genda ubwire Farawo, umubwire ngo ndiho ndiwe, umubwire ngo ndiho yakuntumyeho. Imana yacu irishimwe. Umubwire uti ndiho yagize gute, yakuntumyeho. Umubwire uti ndiho yambwiye ngo reka ubwoko bw'Imana. Niba kubaza uwo ndiwe uzabwira ko ndiho wagize gute, wabantumyeho. Hanyuma rero ngo Imana yongera kuzana none ibwira Mose ngo irongera imubwira izina ryayo nanone. Avuga ati ushaka kuba warabwiye ko ari ndiho ntibabimenye, ukababwira ko ari ndiho ntibabyumve, ongera ubabwire irindi zina ryayo. Imana ifite amazina, Imana ikwibwire, Imana yongere gusange, Imana yongere kugarukeho mu izina rya Yesu, iguhe imbaraga nk'iza mbere kugira ngo umurimo wayo ubashe gukora neza, kugira ngo ibikurangaza, kugira ngo ibintu biri gutuma udakora umurimo wayo muri iyi minsi bikurweho mu izina rya Yesu. Ntuzemera ko inyoni ikunyaho ngo nimara kukunyaho inakwarikeho. Nirukanye uwo muzimu mu izina rya Yesu. Inyoni ntikakunyeho ngo nirangize inakwarikeho. Tokateka cena Yesu. Inyoni ikuneyeho urabyemeye, nirangize inakwarikeho ugendane icyari cyayo. Akarakara ndaguhakaniye, ntabwo tuzemerera Satani naho twagwa mu byaha, naho twagira intege nkeya, ariko ntuzemerere Satani ko kugira imbata. Tokateka, nirukanye Satani, nirukanye izo mbaraga Satani, nirukanye umwuka mubi, nirukanye gukora kwa Satani ku buzima bw'abantu. Mwongere mwibuke inshingano zanyu mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Nara nishimwe cyane. Hanyuma ngo Imana ngo yongera kwibwira Mose, yongera kumwibwira, yongera kumwiyereka. Imana yongera kwiyereka, Imana yongera kwibwira, Imana yongera iramubwira ngo Uwiteka abwira Mose ati uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo, azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye kubw'ayo maboko. Imana ishimwe cyane. Imana ibwira Mose iti ndi Uwiteka, kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha nitwa iryo zina Uwiteka. Imana yacu nishimwe. Shebye Imana haha nasomye iri jambo nanjye numva nanezerewe. Imana ibwira Mose arambwira ngo njyewe nabwiye Aburahamu, mbwira Isaka, mbwira na Yakobo, mbabwira ko ndi Imana, ariko sinigeze mbabwira irindi zina ryanjye, sinigeze mbabwira ko ndi Uwiteka Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Iramubwira rero, Imana ibwira Mose, iramubwira ngo mva, njyewe ibyo ngibyo uzabyibonera n'amaso yawe, ibyo ngibyo nta wundi uzabibona, ibyo ngibyo haleluya, ibyo ndi kukubwira uzabirebesha amaso yawe. Njyewe ubwoko bwanjye nzabukura muri Egiputa, ubwoko bwanjye nzabukura mu maboko ya Farawo, nzabukurisha amaboko yanjye menshi, ariko nzagira gute, nzabuvanayo. Ibyo ngibyo uzabibona, ibyo ngibyo uzabibonesha amaso yawe, ntabwo ari undi uzabibona. Imana izakugirira neza, Imana izagutabara, Imana izakwambika imbaraga, Imana izakurengera. Ntabwo ari amaso y'inda uzabibona, ntabwo ari imbaraga z'undi muntu zizabibona, ahubwo ni ukuboko kw'Imana. Wowe ubwawe uzabirebesha amaso yawe, wowe ubwawe uzabyibonera. Hanyuma uzamubwire ngo nibwiye Aburahamu na Isaka na Yakobo, mbabwira ko ndi Imana yabo, ariko hari irindi zina ntababwiye.
Imana ishimwe. Sinigeze mbabwira ko ndi Uwiteka Imana ishobora byose, na Farawo uzabimubwira nzamubwira ngo ndi Uwiteka Imana ishobora byose. Bivuze ngo ubwoko bwanjye wafatiriye, ubwoko bwanjye wahinduye, ukabahindura abakozi bawe, ukabahindura abaretwa, gutaka kwabo kwarazamutse kungeraho, gutaka kwawe kuzamuke kugere ku Mana, gutaka kwawe kuzamuke kugere ku Uwiteka. Imana mve gusenga, Imana mve gutaka kwawe. Icyo mbifuriza ni uko amahoro y'Imana yakomeza kubana nawe, amahoro y'Imana yakomeza kugendana nawe aho uri hirya no hino. Wumve ko Imana yongeye kukugarukaho, wumve ko Imana yongeye kukwibwira. Uyu munsi Imana ikugiriye neza, umenye ngo uyu munsi Imana iragutabaye, umenye ngo uyu munsi Imana ikugarutseho, yongera kukwibwira, yongeye kukwibwira ko ari Uwiteka Imana ishobora byose. N'ibyawe byananiranye, n'ibyawe bidashoboka, ibyo ubona bidakunda, umenye ngo Imana igeze gute, irabishoboye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, urukundo rw'Imana akomeze kubana namwe. Icyo nicyo mbifuriza, mugire amahoro y'Imana mu izina rya Yesu.